mbere yuko dusezera cyangwa se dupfa, uko wabyumva kose, iki ni ikiganiro agatabo. Ndashaka mwicare hamwe, uko waba ungana kose tugiye guhindura ahazaza tubeho neza, cyangwa se tutangire tubeho neza. Ngiye kukubwira amasomo 15 wakwigira mu gitabo Before We Say Goodbye, cyangwa se mbere yuko dusezera, igitabo kitwigisha uko twakwita ku bo dukunda n'abadukunda, bityo tukabaho ubuzima bwuzuye. Ndagira ngo tukirangiza iki kiganiro uhite ugira ibyo uhindura mu buzima bwawe, utangiriweho bya nyabyo. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucunze nawe ntiwamenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi tungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ibyo ni bisanzwe, tumaze kubimenyera. Iki gitabo kigira kiti: tangira ubeho wita ku gihe cyawe, kandi wite kubo ukunda. Biteho bikwiye, kuko nta muntu umenya ngo ni ryari bizaba byakurangiriyeho cyangwa se byamurangiriyeho. Igihe nta gihe uzaba usigaranye. Si byiza kwicuriza ku gitanda cy'urupfu wibaza ngo hari abo wakabaye kuba waritayeho, nyamara ntiwabikora mu gihe cya nyacyo. Ntuzigire na rimwe ugira icyo utesha agaciro mu buzima bwawe. Jya wita ku bintu cyangwa se abantu bagukikije. Ishimire kandi ibintu ufite mu buzima bwawe, kandi wishimire abantu mubana. Ntukite ku kuba ari utuntu duto cyangwa se binini. Ishimire ibikuzengurutse. Wibuke turi kwiga uburyo bwo kubaho byuzuye. Zirikana ko amahirwe ya kabiri cyo kintu gikomeye uzahura nacyo mu buzima, bibe mu rukundo, bibe mu kazi, cyangwa se ku mafaranga. Niba ugize amahirwe yo kubona amafaranga, ni urugero, amahirwe ya kabiri yo kongera gukora ku mafaranga. Ubu noneho genzura neza ko wayakoresheje neza kandi wayagenzuye byuzuye. Ni amahirwe ya kabiri ndi kuvuga. Byumve neza. Jya ugwa neza kandi werekane ubumuntu ku bandi. Ibyo bishobora kuba utari kubyumva neza, gusa ntabwo akenshi tuba tuzi ibyo bagenzi bacu bari gucamo. Ntubuze impamvu ibiri gutuma umuntu akwitwaraho uko akwitwaraho. Ibabarire kandi ubabarire abandi muri ubu buzima. Urugero, niba hari ibyo utakoze neza, ibabarire. Kwiha imbabazi no kuzitanga biri mu bintu by'ibanze bituma wumva uruhutse umutima, kandi ukabasha kurenga ibintu mu buzima bugakomeza. Ntuzigire na rimwe utinya gufata riske. Niba nayigusura gute mu Kinyarwanda simbizi, ariko ni nko gukora ikintu uzi neza ko bishobora kutagenda neza. Urugero, gucuruza nyamara utazi kuzunguka. Ni urugero aho ngaho, ariko ukagerageza. Ubuzima ni buto, iteka ujye ugerageza gukina ikarita neza kandi mu gihe cya nyacyo. Byumve neza. Kurikira indoto zawe, ntarirarenga ku buryo wahagarika gushakisha ibyo ushaka kuzageraho muri ubu buzima. Twagiye twumva abantu benshi bageze ku byo baharaniraga nyuma y'imyaka 80. Komereza aho ngaho rero. Ubundi bavuga ko akenshi aba ari ikibazo cy'igihe gusa. Mwumve neza izi nama. Jya ugerageza kubaho mu gihe urimo, ndetse wishimira isi ubayemo, kuko hari benshi cyangwa se bamwe baba bari hasi yawe. Uko byaba bimeze kose, tangira ube inyangamugayo kandi kuri we no ku bandi. Niba hari bitameze neza, bikosore kandi ubutazongera kubisubiramo, kuko ubunyangamugayo niyo fondasiyo cyangwa se ibuye ry'ifatizo ry'imibanire ihamye imeze neza. Jya uvugana n'abantu bawe b'ingenzi ukunda, by'umwihariko mu buryo butabakinga ikintu na kimwe, mbese butabahisha. Babwira uburyo bakundamo kandi ubishimire niba bibaho ariko cyangwa se bikubaho. Ntuzigire na rimwe utuma ibintu wishuza bituma udatera imbere. Hashize bahararangiye cyangwa se haragiye. Tumaze igihe tuvuga ibintu wicuza mu buzima. Jya ugigiraho amasomo akomeye kandi wikomereze utere imbere. Nta mpamvu yo guhora mu bintu bimwe. Turakwiga inama kuva mu gitabo Before We Say Goodbye, mbere yuko dusezera, niko wabisobanura mu Kinyarwanda. Uru ni urubuga rugira abantu inama ku buntu. Kubera icyo wajya kugisha inama abo wita inshuti, rimwe na rimwe birangira zimenya amabanga yawe zikayashyira hanze. Burya hari itandukaniro rinini riri hagati yo kuba uri ikiremwa muntu no kuba uri umuntu ufite ubumuntu. Twese iyo turi mu bibazo tuba dukeneye abatwegera, twizeye ko amabanga yacu atazajya hanze, batazayashyira hanze. Egera ni urubuga rugira abantu inama z'ubuzima ndetse zabuhindura. Aho waba uri hose ubasura ku rubuga rwabo ukagisha inama ku ngingo iyo ari yo yose kandi ku buntu. Wahuye n'ibibazo mu rukundo, ufitanye ibibazo n'umuryango, wifuza kuva ku ngeso runaka, kuzinukwa, wifuza guhindura ubuzima bwawe, ndakubaza niba wifuza gukura ukareka ahashize ugatera imbere ukiberaho mu hazaza heza. Pagana uyu munsi.
hasi kuri iyi video muri comment ibanza nabashyireho uburyo wagira kuri urwo rubuga ukabagisha inama. Reka dukomeze ikiganiro cyacu na gatabo. Igitabo kirongera kiti nibura wagakwiye kujya ubaho kandi ukabaho mu bihe urimo prison. Aka kanya niko bisobanura ibyo ngibyo, ntukizirike mu hashize, nta kintu wahinduraho. Kiti ntuzigere wongera kubaho mu bwoba ngo ejo bizagenda gute. Iki gihe urimo nicyo wabasha kugenzura. Continue bivuze ngo komeza, ntuzatinye kwerekana uko wiyumva, uko rimwe na rimwe ntacyo biba bitwaye kugaragara nk'uwatsinzwe. Ibyumviro byawe ntukabihishe, kandi mbere yuko usezera cyangwa se mu gihe uri gusezera ntuzigere na rimwe hari icyo ugenda usize inyuma. Mu buzima tubamo byose wumva ushoboye uzabikore, jya ubikorana urukundo, buri wese umuhe ikimukwiriye, icyo wumva kimukwiriye. Ibi nubikora burya ngo binakurinda ijambo kwicuza n'ibisa naryo muri ubu buzima. Cyari igitabo Before We Say Goodbye cyanditswe n'umwanditsi Bwana Kawaguchi Toshikazu. Igitabo cyiza kitwigisha umumaro wo kwita ku bo dukunda kandi tukabaho byuzuye. Aka ni agatabo niko twakise ikiganiro kuri Telemontagne Rwanda. Munsi iyi video niho ureba ugakanda ahantu handitse subscribe, ubundi ukazajya ubona ubutumwa buri dushyizeho video nshyashya. Niba wakunze iyi video nitwa Mugisha, kora subscribe tuzahura ubutaha.